uko Bibiliya ivuga ngo iyo uryamanye n'umuntu mu bumwe, siyanse yarabiprovinze ko ari byo. Hari chemicals ziba released mu mutwe izitwa hormone. Hari imwe yitwa oxytocin. Oxytocin ni yo hormones bayita ni nka binding, ni nka core. Iyo hormone ni the same hormone umugore a releasing iyo arimo aronsa umwana, ayituma umwana umugore yatacinga ku mwana cyane. Kuryamana n'umuntu uba urimo uramwiyatacingaho ni nka kore uba urimo urishyiramo. Iyo agiye ni nko kugufata umuntu uzafate kore uyishyireho gutya supaguru. Iyo ugiye kuyikuramo umubiri umwe ujya ahandi. Iyo rero uryamana n'abantu benshi, kimwe nuko ugenda ubasigira ibintu. Noneho ku mugabo we potential ntago hagenda intanga gusa, hagenda na energy. Umva rero ukuntu umugore aremye, abantu bagomba kucyumva. Umugore afite ikintu twita inda nyababyeyi, iri built cyangwa iremetse mu buryo ikintu cyose kigeze kimultiplier kikagira ubuzima ikagisohora. Niyo mpamvu umugabo ashyiramo intanga imwe ikaba umwana, kandi uwo mwana ntago mama agomba gusohoka. Umugore ntago abyara gusa, umugore aremetse mu buryo icyo umuhaye cyose akimultiplyinga akakigusubiza. Iyo rero ndabwira abasore cyane cyane, abasore buriya nibo bibihomberamo kurusha abandi. N'igice cy'abagore nacyo turaza kukivuga, ariko nikambwire abasore, uko uryamana n'umuntu niko umusigamo potential yawe. Impamvu muri mariage ari byiza nuko uwo mugore muryamanye ntago ava mu buzima bwawe, ibyo umuhaye arabigumana. Bibiliya yo none iranabivuga mu Migani mu gice cya 5 umurongo wa 9 ngo umusore ngo uzirinde umugore w'abandi, ngo kuko nuryamana nawe ngo uzaha imbaraga zawe abandi bantu. Ndavuga se Bibiliya ni gute ivuga ngo nuryamana n'umugore utari uwawe ngo imbaraga zawe uzaziha abandi? Ngaho ibaze uryamanye n'abantu 5 ku munsi, buri umwe wese akigenda, buri umwe wese hari part ya future yawe watwaye. So abantu rero uyu munsi baribeshya cyane bakagira ngo n'ubunyamugi, abahungu bakajya birirwa babraginga kubera ko aryamana n'abakobwa benshi, ariko uko uryamana n'abantu niko bagenda bagutwara.